reka nizeko mumeze neza cyane nizeko mukomeye mwese bakurikiye Sana TV show mwaramutse gute mwiriwe gute mumeze mute bitewe n'igihe uri bubone kire kiganiro cyacu ariko cyambere reka nkubwire ngo wakoze cyane wowe uri burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali anditse namwe muri diaspora cyangwa se intara ya diaspora namwe twize ko mumeze neza cyane niba mutanameze neza buri cyiciro cyambere ni Imana icyiciro cyambere rero no gukunda Imana icyiciro cya kabiri rero kirenze ibindi byose ugomba gukurikizaho no kuyizera icya gatatu kirenze ibindi byose no kwemera ko mu buzima bwacu bwose ibiba byose Imana bibizi hagati rero reka nshimire cyane abakoze subscribe kuri Sana TV show warakoze guhitamo kuzajya ukurikira ibiganiro byacu warakoze cyane kandi nanone wowe watanze comments cyangwa se waduhaye igitekerezo cyawe mu biganiro byacu nawe warakoze cyane wasangije ubutumwa bwacu ibiganiro byacu abandi bantu kwa ngo wowe wakoze share ikindi nawe wabishimye ukanabikunda warakoze cyane ubwo ndavuga wakoze like mwakoze cyane rero cyangwa mwarakoze cyane ko mwarahisemo ko ibingibi biba cyangwa se mutwereka ko ibi biba cyangwa se bituvuga biba bifite igisobanuro hagati ngo uri rugo duherukana muri Zirikana yacu episode ya 2 hari uko twabigenje marabyuka ko twe turi kuvuga uburyo wakunze umuntu iyo umuntu yaguhemukiye uburyo hangana cyangwa se umuntu agutereranye uburyo hangana n'ihungabana ugira cyangwa se nicyo gihombo nako gahinda n'umubabaro aba yaraguteye umutse rero tujye kugaruka no turebera hamwe ibigendanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi wibuke ni musigasana nyamamare Mungu wanyu hagati ngaho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni gute ushobora kubaho cyangwa se ushobora kubana n'abantu nyamara buri muntu wese umukuru umutoya umukunzi umwanzi ukabasha kubana nabo mu buzima bwa buri munsi ibi ngibi rero ngiye kukubwira uyu munsi bishobora kuba bikubaho bishobora kuba byakubayeho ariko ndagira ngo ubanze umenye ese undi ufite inshuti zawe urazizi hari ubwo mu buzima tuzi rero ko tuba dufite inshuti nyamara hari abantu babiri batandukanye mu buzima bwacu hari abantu tuziranye hari n'inshuti zacu ese umuntu muziranye umumenya ryari inshuti yawe uyimenya ryari umuntu muziranye rero ariwe mpereyeho ikizakubwira ko umuntu muziranye nuko muhuzwa n'ibintu muhuzwa n'utuntu runaka muhuzwa n'akazi mwava mu kazi niyonge kukuvugisha muhuzwa n'amafaranga wayabura akagenda muhuzwa nuko afite undi muntu nyine haba hari ibintu bifatika bituma muhura rero niba ukeneye kumenya inshuti nziza inshuti nzima inshuti y'umwihariko ugomba kumenya no kuyitegura ndetse no kuyubaka inshuti yanjye nta muntu uzigera gukunda kurusha uko wikunda nta n'umuntu n'umwe uzigera kwizera kurusha uko wiyizera ikindi nta muntu n'umwe wagutegurira hazaza kurusha uko wahategura ikenze kuri ibyo nta n'umuntu n'umwe muri ubu buzima uzabasha kugera ku mutima wawe ngo ukoreshe icyo ashaka wowe utabishaka ni igisobanuro rero kivuga ko mu buzima urabona hari ukuntu bivuga gute hari kwa kuntu nyine abana abantu bari mu buzima bwacu ariko badukunda bitewe n'ukuntu tumeze badukunda bitewe n'ahantu tugeze kuko umuntu agukundira icyo ugezeho uko umuntu agukundira ibyo ufite uko umuntu agukundira ibyo wabonye cyangwa se akana gukundira kubera ko yakubonye mbere hari abantu batubona mbere nivuga ko kubona mbere uvuga ko kundi nyine ushaka gusanga umuntu agufite niho akakureba akavuga ati uyu muntu afite impano ejo azakira ejo azameze neza reka mufate none hazagira ngo turi inshuti ariko we ntabakurikiye ubushuti ariko ubwo we ari gukurikira cyangwa se ari gushaka ko uba wa wundi nyine yagamije agata igihe cyiwe agashora igihe cye yewe agashora n'amafaranga ye ariko atari inshuti yawe ahubwo ategereje ngo cya gihe yiyemeje kigere maze abone kugukuraho umusaruro nawe ukuraho agende muri make jya mbona cyangwa se nawe urabibona mu buzima bwa buri yizi ubanze nawe utekereze hari inshuti dufite mu buzima bwacu zidafite umumaro izo rero ntago ari inshuti nuko uvuga ngo umuntu yaramemukiye uyu muntu yaranyanze naramwizeraga impamvu wamwizeye cyangwa se impamvu wamuhemukiye cyangwa se yaguhemukiye ni ukubera ko ubushuti mutabuzi rero hari abantu tuziranye nabo kandi tugomba kubana nabo nanone ntagomba bwiye ngo bano mubange aba mu bakunde kubera ko buriya niba mujya mubibona neza cyangwa se mubitekerezaho uvuga ati iki kintu narakibonye cyangwa nagitekerejeho umuntu muziranye muhuzwa n'ibintu runaka bibarika nkuko nari nabivuze
niba ufite umuntu wita inshuti yawe ariko ukabona akubera inshuti ari uko mwagiye mu kabari, akubera inshuti kuko mwagiye mu kabyiniro, akubera inshuti kubera ko yakubujije akazi cyangwa se yakubujije niba nta nama n'imwe, kuba musangira ntacyo bitwaye. Ntabwo ndi kuvuga ngo mureke gusangira n'abantu, ahubwo kuba musangira nta gitekerezo kibivamo, ibyo ntacyo bimaze. Uwo muntu muraziranye. Niba ugira ikibazo kandi uwo muntu mwarasangiye akaba atakuguriza n'ibihumbi 2 by'amanyarwanda cyangwa se n'igihumbi cy'amanyarwanda cyangwa se atagutegera cyangwa atagukora ikintu icyo aricyo cyose, uwo muntu ntabwo muri inshuti, muraziranye kandi ubizi neza ko wowe ntacyo utakoze. Uwo muntu wamuziranye. Niba ubona uwo muntu wamuga ko ufite ubukwe yangiza ntagutwerere ahubwo agashaka kumuha imirimo muri ubwo bukwe bwawe, uwo muraziranye. Niba uziranye n'umuntu rero ushobora no kugutwerera ariko ntagutahira ubukwe, wowe turaza kumugarukaho kuko birashoboka ko ashobora kuba yabuze umwanya cyangwa akaba yabikoze kugira ngo gusa nyine agushungere akurebe. Muri ubuzima rero nta kintu na kimwe kirenze, nta n'ikintu kimwe utageraho, ariko bisaba ngo tube tuzi abantu tubana nabo. Inshuti zawe urazizi, abavandimwe bawe urabazi, abo mubana ubuzima bwa buri munsi bo urabizeye. Amakosa dukora rero, impamvu dutangiye kuvuga ngo Gasana yaramemukiye kana karamemukiye, nuko tutigeze dufata umwanya ngo dutekeze kuri abo bantu. Uvuga ngo uyu muntu nubwo tubana, nubwo duhorana, nubwo turi inshuti, nubwo dusangira, ariko n'uyu ntitubona umwanya wo kwiga no gusobanukirwa abantu tubana nabo ngo tunamenye icyumba tubashyiramo mu mutima wacu. Umutima wacu ubundi ni nk'isi, nkuko tugira nyine i Burayi, tugira Amerika, tukagira Afrika, tukagira Aziya. Nuko ngo bisobanuye ko n'umutima wacu ni guteye. Buri muntu wese agira icyumba cyiwe aba agomba kubarizwamo kandi ntumutakazi. Ibyo rero bitugora kubera ko twebwe igihe cyose dushaka ko abantu baza mu buzima bwacu bagakora ibyo twe dushaka, ariko ntitujya tumenya ko nabo baje mu buzima bwacu gukora ibyo bashaka. Ngo iyo umuntu cyangwa se iyo wa wundi wafashe ukamwiyegereza cyangwa wa wundi wafashe ukamwizera, umuzanye mu buzima nawe abajereka. Iyo uzanye umuntu mu buzima ntiba bivuze ko nawe akuzanye mu buzima. Iyo uzanye umuntu mu mibereho yawe ntabwo bivuze ko nawe agushize mu mibereho yiwe. Ntabwo uba ukwiye kuvuga ngo njyewe ngo naramuzanye. Oya, ni wowe utanga karibu mu mutima wawe, ni wowe utanga karibu mu bwonko bwawe, ni wowe utanga karibu mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Ariko ntabwo bivuze ko abo bantu tuzana mu buzima bwacu cyangwa se abo bantu baza muri ubwo buzima nabo baduhaye karibu. Ntabwo ushobora kugira igihe ufata umuntu ngo umuzane mu buzima bwawe ngo maze ufate n'ikindi gihe ngo uwo muntu urebe neza niba yarakuzanye mu buzima bwe. Hagati aho ndi kukubwira abantu muziranye rero ushobora kuzanye n'abantu benshi. Kugira ngo umenye gutandukanya inshuti ndetse rero n'abantu muziranye bizagusaba ko ugomba kugira ikibazo. Ese kuki ugomba gutegereza ibibazo kugira ngo umenye inshuti zawe? Kandi hari uburyo bwo kumenya inshuti zawe mbere yo kugira n'ibibazo. Ufite umuntu mu buzima bwawe washyize nyambere cyangwa se washyize imbere cyane kurusha abandi. Ufite abantu waremye wumva ko ari inshuti zawe. Mbere yo gukora ibyo ushoboye byose ngo bereke ko ari inshuti zawe, wowe wari wareka ngo bo bakora ibyo bashoboye byose bakwereka ko nabo ari inshuti zawe. Bakuvugisha bakeneye amafaranga kuko wenda uri umutunzi cyangwa kuko uyafite. Bakuvugisha bakeneye ko musohoka kuko bazi neza ko ibyo bishobora. Abo n'abantu muziranye. Fata telefone yawe urebe nimero zawe ufite muri telefone yawe, maze nawe witekereze uvuge ngo ubundi ni bangaye bampamagaye bambaza ukomeze. Ahantu bitandukanye no kuba ufite stati kuri WhatsApp ukaba wowe urebwa posting ifoto ukarebwa n'abantu 1000, 200, uzamura paka wenda ushobora no kurebwa n'ibihumbi bingahe na runaka. Ariko se abantu babireba babivuga iki? Hari ubwo mu buzima bwacu tuba dufite abantu bameze nka maneko ari akazi bipanze. None ngiye mu dukuntu sikayitajya bivuga. Hari ukuntu umuntu yipanga akazi.
ese abantu ba mu buzima bwawe urishoka inshuti zawe, urabizi neza ni inshuti zawe cyangwa ni maneko, nabaje mu buzima bwawe ahubwo kubona step by step, kureba ukuri kumera ibyo wapostinze bumva babonye amakuru. Niba umuntu areba stati zawe ataguhamagara atakwandikira, si igisobanuro cy'uko muri inshuti. Abanyarwanda bajya bavuga ngo abangwiza murongo, hari ukuntu umuntu aba yaragwije umurongo mu mutima wawe cyo ari ukuzuza ari aho ngaho, ariko nta kintu kimwe ushaka kumumarira. Areba stati zawe agahita yumva ko ari kumeze, areba stati zawe agahita avuga uko umeze, uretse nyuma yuko abyiyumvishije akavuga ati aha ubwo yapostinze ari mu bitaro Burya ararwaye, ariko ntago ajya amenya niba iyo foto cyangwa iyo video ari uyu munsi wafashe cyangwa ari yejo wafashe cyangwa ari imyaka yashize ko bisubijeho. Ni ikimenyetso rero cyuko ntabwo muri inshuti, ahubwo nyine bundi njye mba numva ari maneko mu buzima bwawe. Dufite rero bamaneko mu buzima bwacu. Inshuti yanjye muvandimwe, wowe dukurikiye muri aka kanya, wowe nkurikiye nonaha, reka nkubwire ngo reka gome ukomeza cyangwa se wikongera umubabaro n'agahinda uzagira kubera ko wahisemo nabi inshuti. Abo ntago ari inshuti, abo ni abantu baza mu buzima bwacu tukaba tuziranye, yewe bakatubera bamaneko, ariko nanone umenye ko hari n'inshuti. Ntavuga gutyo ukaza kuvuga ati se Gasana inshuti zo ziboneka ryari, inshuti ni izihe, inshuti ni muntu ki? Inshuti nyanshuti irakumva, inshuti nyanshuti kubaza uko waraye, inshuti kubaza uko wiriwe, imyaka igashira indi gataha. Impamvu mvuze ngo imyaka igashira indi gataha nuko ari umuntu uza mu buzima bwacu bitewe nuko natubanya ako kanya akaba yabitubaza, ariko akabibaza mu kwezi kumwe bitewe n'ikintu ashaka, cyangwa se akatubera inshuti cyane mu myaka 2 kubera ibintu ashaka. Bisobanuye ngo ntabwo aba ari inshuti nyanshuti, kuko ntago imyaka ubundi ikinyoma ntikiramba. Abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo ukuri kuraryana ndetse guca mu ziko ntigushye. Bisobanuye iki rero? Inshuti yawe ukennye ntiguta, ukize ntiguta, ubabaye ntigutererana, ahubwo icyo gihe nibwo yo iboneka. Niba ufite abantu rero ushobora kuzatabaruka bakarwanira mikoro bavuga ibyiza byawe bitewe n'abaje ku kiriro cyawe, nta nshuti ufite. Niba ufite abantu bazaza mu bukwe bwawe bakarwanira mikoro kugira ngo bavuge impano bagiye kuguha bakurate, nta nshuti. Abo ni abantu muziranye. Ntabwo nkubwiye ngo ugire utakaza, ntabwo ndi kubivuga uyu munsi kugira ngo tugire abantu dutakaza mu buzima, ahubwo ndi kubivuga kugira ngo none turebe ese ubundi mu buzima busanzwe dukwiye kubana gute n'abo bantu. Ibyo byiciro byo turabana gute? Abantu tuziranye turabana nabo gute? Inshuti zacu tubane nazo gute? Yewe nabo bamaneko ko tugira abandi bantu uzazaga kuvuga ati savingira nimero ngende basitati zawe gusa nawe urebe izanjye. Dutekereza kuri uwo. Ese mbere uko bikwandikira nimero yawe yikuraye, ubu ntago ari inshuti, ubu nta nubwo muziranye. Ahari nyine yakunze ibyo wakoze, yakunda ibyo wagezeho, akunda ibyo ukora, ariko ntago akunda wowe. Rero nanone uziranye n'umuntu, ikibikubwira umuntu mwamenyanye haba hari ikintu yakumenyeho. Gasana n'umunyamakuru, yego akunze ko ndi umunyamakuru, akunze kajya mu kabari akamvuga akavuga ati Gasana ni inshuti yanjye, akumva ni byiza, turaziranye. Ariko jya utekereza ngo ese ako kazi ufite ukeka ko abantu bose muziranye cyangwa muganiye cyangwa muvugana ari inshuti zawe? Ese kuko baragukunze? Abo mukorana, abo mwirirwana, abo musangira, abo muturanye bakunze wowe cyangwa bakunze ko ufite ako kazi? Uretse kuririmba abo bantu bakongera bakagukunda, uretse kuba umuganga abo bantu bakongera bakagukunda, uretse gutema ibitabo abo bantu bakongera bakagukunda, uretse kunyonga abo bantu bagukunda. Jya umenya ngo ese ubundi buno buzima mfite ngewe nibwo bwampaye abantu cyangwa abantu baje kubera ngewe? Bisobanutse ko uramutse uretse ako kazi abo bantu babagumana, abo rero wagumana uretse akazi, izo nizo nshuti.
naho abo ngabo watakaza uretse ibyo ukora n'ibyo ngibyo uhugiyemo abo muraziranye nabo ku muhanda. Ibyo rero nibyo bintu ugomba gutekerezwa ngo ese ngiye mu buzima bwanjye bwa buri munsi ni bande tuziranye, ni nabande fata nk'inshuti. Ikindi nawe ubanza wisuzuma, kuko ari ukuntu tutisuzuma twavuga ngo twebwe ngiye ndabizi neza ko uyu muntu ari inshuti yanjye, ndabizi ntago yanyanga. Umuntu arakora, umuntu araguka, wasanga impamvu w'icyo cyizere ari uko wamukoreye ibyo ngo wumvaga ugomba gukora, ariko akaba yabonye nk'agasuzuguro. Dusengerera abantu, abo bantu akaba ari bo badusuzugura. Ni nko kusengerera umuntu ukamutanga gusinda, cyangwa se ukamusengerera akanasinda mbere. Dushakira abantu akazi bakabona kakaba impamvu yo kudutanya nabo natwe dukorera. Uhamagara umuntu wumva umukunze, nyuma yaho akaba ari wowe ukurukana kubera ko yumva kwanza. Bivuze ngo ubu buzima ni ubuzima bunini. Inshuti zanjye bavandimwe, niba ushaka kumenya urukundo rw'ukuri, ubushuti bwa nyabwo, ntuzashinge ku byo wakoze. Ngo ukuntu namuguriye inzu waramaze, ukuntu namurangiye akazi waramaze, ukuntu namwitayeho waramaze. Ntuzigere ukora ikintu mu buzima ujya ngo kizakwigarukire. Uyu munsi ugira umuneza umuntu, iyo neza ukazayibona ku wundi muntu, uwo ngo wayigiriye akaba ari gutera intimba n'agahinda. Turabana b'abantu. Muri make rero tandukanya inshuti zawe, menya ngo ubundi inshuti ni iki. Niba umuntu atakuguriza amafaranga kandi ubizi neza akayafite, niba umuntu atagusengerera ubizi neza akabishoboye, niba umuntu atagucumbikira ubizi neza akafite aho gucumbika, niba umuntu atakwitaba ubizi neza akafite uwo mwanya, niba umuntu kubera icyo abo bantu bumva ko nyine kuki ukomeza kwihambira ku bantu badafite umumaro. Umuntu udafite umumaro, numvishe papa cyangwa niba bivuzeho avuga ngo siba, nimero itaguha n'ijana siba, nimero itaguhamagara siba. Ahari mvuye muri ibyo ngibyo by'ubuhanzi, hari abantu twagiriye neza. Ega nta muntu n'umwe ubayeho nawe nkurikira urabizi neza, ntabwo tubayeho nta bantu twafashije, nta nubwo tubayeho nta bantu badufashije. Ariko inshuti zitandukanye cyane n'abantu tuziranye. Sinkubwiye ngo wanga abantu ngewe, nta nubwo nkubwiye ngo usibe izo nimero, ahubwo wowe utangiye utekereze ubundi inshuti ni ziyi. Abantu muziranye uzabakenera ryari, uzababona ryari. Abantu muziranye ubabona iyo wapfushije, cyangwa wakoze ubukwe, cyangwa se washyingiye, cyangwa se bakabonwa n'umuryango wawe iyo wowe wapfuye. Ibyo nibyo bita abantu tuziranye. Ibyo nibyo bita ngo aba bantu muraziranye. Abantu bakavuga ngo kuko uzi ko yaraziranye na kanaka, njya mujya mubyumva nyine iyo turi kuvuga ngo mayi ngo none se na kanaka ari baziranye, n'uburibwe bwose yaciye marwaye, niwe se kuki atamufashaga n'iki byose. Ariko umupfu ntavuga, umupfu ntasobanura. Bivuze ngo rero abo bantu tubona ku rupfu rwacu, I mean ku rupfu rw'abavandimwe bacu, cyangwa se abo bantu baza ku rupfu rwacu twebwe twapfuye, abo ngabo bahoraho n'abantu tuziranye, ariko ntabwo ari inshuti zacu. Uzatinya umuntu wagusengerera cyangwa se wagusohokana cyangwa se wagukora ikindi kintu, urugero twasohotse ni date ni biki, ibintu byebyo byose ukabona no mu rukundo yewe ibyo bibaho. Inshuti zanjye bavandimwe, ibyo nabyo namwe murabizi, ushobora kuba waraciye muri ibyo cyangwa se uri kubicamo cyangwa se ukabizi ko wahuye nabyo. Uzatinya umuntu ukubwira cyangwa se uriri ukamubwira ati nge nabuze amafaranga yo gukodesha inzu, ndabura 20,000 by'amanyarwanda, akakubwira ati nanjye meze nabi ndabura 100,000 ngo nuzuze 5,000,000 kugira ngo njye kwishyura, ukumva nta kibazo, ukamubwira ati koko nawe arahangayitse. Akakubwira ati ahubwo cyo nakugurira kamwe, yangiza agatumiza inkoko, agatumiza ifi ukarya, agatumiza inzoga mukanywa, akishyura 250,000 ntaguhe n'itike. Ejo bakagusohora mu nzu, abantu bose bakubanya kuvuga ati ni gute wayabuze uziranye na kanaka, kandi nawe wibuka ko yaguhamagaye ari kurira. Ibyo rero ni igisobanuro kigaragaza ko muri ubu buzima bwacu, muri imibereho yacu,
ntabwo ugomba kumva ko ntabwo inshuti ari abakene gusa nawe inshuti si abakire. Inshuti ni wa muntu ushobora kukumva abandi badashobora kukumva, ni wa muntu ushobora kubaha abandi bantu bataba, wa wundi udafite impamvu n'imwe ituma abana nawe cyangwa kumva, ni wa wundi uhamagara ushaka kurira akaguha urutugu ukaririraho. Iyo niyo nshuti, ni wa wundi uhaba igihe cyose abantu bose batahaba. Abanyarwanda babivuga neza bavuga ngo inshuti nziza ikurutira umuvandimwe, yewe umuturanyi mwiza akurutira abavandimwe. Ntabwo abanyarwanda babivuga rero kubera ko bari kuvuga ngo nyine kuko ari hafi ubwo birahagije, nta nubwo baba bashaka gusobanura ko umuntu muvukana ntacyo avuze, ahubwo ni ukukwereka ko nyine umuntu kuba hafi abatandukanye cyane n'umuntu kuri kure. Muri make inshuti zanjye bavandimwe, uyu munsi tugomba gutangira kwiga. Tugeze igihe gikomeye cyane cy'amashyari. Ntabwo wagirira ishyari umuntu utarahaye ikaze mu buzima bwe. Iyo wahaye umuntu ikaze mu buzima bwe nibwo bumenya bikaba ishyari. Iyo wabwiye umuntu ngo ngwino mu buzima bwanjye ndakwakiriye, ntugajye wumva ko nawe yakubwiye ngo nawe ngwino mu bwanjye ndakwakiriye. Reka kuvuga ngo naramwishyuriye ntacyo ntakoze. Yego wamwishyuriye nyine ngo nawe wakwishyura ibyo ngibyo ariko gukorera, kubera ko ushobora no gusanga ibyo bintu byiza ubukora abona wiyemera. Ushobora kuba ufite amafaranga wowe ugomba gukoresha business yawe, ugomba gukoresha akaguteza imbere, ushobora kubyaza umusaruro akaguteza imbere, ariko we ibintu ari kubara, ibintu ari gutekereza nuko icyo gishoro wowe ukibura, akakumvisha uko ejo uzabona yandi, mukayanywera mukayasindira mukayakoresha ibindi ukayashyira mu bushobozi bwe, ibintu byose agashira. Nta muntu n'umwe wazakugarura nyuma y'icyo gihombo ubugize cyuko amafaranga yawe yose hari umuntu wayatakajeho kandi yari igishoro. None ikibabaza nuko wasubira inyuma akabwira abandi ukuntu nta bwenge ugira, ukuntu utazi gutegura, ukuntu utazi gutekereza, kubera ko nyine we yaratekereje yagukuraho anagufasha kuyangiza, ariko we ntabwo yigeze utekereza kuyagumana ngo byibura gufashe gutera imbere. Abo nibo bantu dufite uyu munsi. Dufite abantu twabanye ariko batifuza ko dutera imbere. Dufite abantu twaruhanye batifuza ko dukomeza. Ikindi rero nkubwire ko ubuzima ubayemo nshuti yanjye ntabwo abantu bose bwishimiye, ariko n'ubwawe n'ubuzima bwawe nta muntu n'umwe ubwishimiye. Ikindi nakubwiye igihumbi cyawe kirahagije, wige kunyurwa. Ahubwo ubwo bushobozi ufite, uwo mutima ufite, ibyo bitekerezo ufite, bikoresha ushaka umuntu w'umumaro. Ntabwo gushaka inshuti nziza cyangwa inshuti nzima bivuze gushaka abo uzajya usaba cyangwa se uzajya ugora, ahubwo bivuze gushaka abo uzajya ukenera ukabona mu bihe bigukomereye. Bishobora kuba amafaranga mu buryo bw'ubukungu kuko turi abantu, bishobora no kubarega n'inama gusa. Ubwenge buruta amafaranga kuko ubwenge nibwo bugira amafaranga. Sobanuye ko rero muri ubuzima ikintu kirenze nakubwira wowe dukurikiye muri aka kanya kuri Sana TV show, nuko ugomba kumenya ko urarenze, ufite imbaraga muri wowe, ufite ubushobozi muri wowe. Ibaze ko ubasha gukorera amafaranga, ubasha kwikorera byose, ariko byakunaniye kuyobora umutima wawe. Ubuzima buragoye, ubuzima burakomeye. Ndakumva nanjye ndiyumva kuko ndi umuntu nawe uri umuntu, ariko nanone inshuti zanjye bavandimwe, niba ukeneye gutera imbere mu buryo bw'umutima, ntabwo amafaranga rega, hari n'abantu bafite amafaranga ariko byanze, babuze inshuti, barazigura ariko ntizigurika. Inshuti ntibayigure, inshuti ntibayinginga, inshuti iraza igihe kigeze. Inshuti ni ubuzima. Warema abantu muziranye ukaburenza ukajya uvuga ati ndahamagara kanaka ukumva nyine uri umuntu ukomeye, ariko uzabimenya neza cyane ko udakomeye. Igihe uzahura n'ikibazo nibwo uzabona kumeze nk'igisheke bakanje kandi gifite isukari.
igisheke impamvu nkivuze nuko ujya ubona ukuntu iyo umuntu ataragihekenya cyangwa kirimo isukari kiryohereye ku buryo buri wese yakirya, ariko iyo umaze kugikanjakanja niba gukanjakanja nyine kugihekenya n'urugero ubwo bitewe n'ahantu tuba cyangwa se n'uduce tuvamo, iyo umaze kugihekenya cyangwa kugikanjakanja ya sukari yishizemo urakijugunya. Niba uzi kwenga impamvu benga ibitoki bitangira ari imineke ukanatonora uri kubirya, yewe ukanenga ukenga nyine ukoresheje inshinge cyangwa se bitewe n'ubwoko bwa cyangwa se inzira y'ahantu uko bintu biba bimeze, abakoresha amakoma, abakoresha intoki, abakoreshamo n'amaguru, ariko nyuma yaho hasigaye icyo bita ibikatsi. Urishuwa ko cyangwa se urabizi neza ko haba hari abantu utari kubera ibikatsi barimo barakwengesha kugira ngo bo bagere aho bagera maze birangire. Nta muntu utagira umuntu yafashije uyu munsi wamutengushye, nta n'umuntu utagira uwamufashije nawe ukaba waramutengushye. Ntabwo turi abana beza ngo tubabere, ahubwo dukwiye kwiga no gusobanukirwa buno buzima kugira ngo turinde umutima, urinde uko wowe wiyumva. Kuko tuvuga ngo ubuse kuko kucyamemuki mbere yuko guhemukira abanza umenye ibyo uri gukora, ubundi bintu uri gukora ibyo bintu uri kumukorera uri neza nyine urabizi, urabyizeye ko uwo muntu abiha agaciro. Tugurira abantu bakaduseka kubera ko babona turinjije, dufasha abantu bakabona nta bwenge, dukunda abantu bakagenda bazi ko badushutse. Ariko igihe n'iki ngiki ngo urinde umutima wawe n'amahitamo yawe, tekereze ngo niki nakora kugira ngo mbashe kubana n'abantu. Ese nkwiye iki, ngomba iki, nkeneye iki kugira ngo menye gutandukanya abantu. Ibi rero bize kuguha kumenya ko nuhitamo kumonaza mu buzima bwawe ntuzigere wicuza ibizakurikira. Ariko nanone biguhe n'umwanya wo gusuzuma abo wari kwegereye, abantu bakwegereye ubasuzuma. Nusuzuma uko bameze, nusuzuma ibyo bakora, nusuzuma nyine uko mubanye, biraguhereza kumenya inshuti zawe cyangwa abantu muziranye. Ndacyari Musigasana Nyamamare, iyi yari Zirikana yacu y'uyu munsi. Icyo uzakizirikane kandi wakoze guhitamo gukurikira Sana TV show no gukora subscribe, comment ndetse na like. Niba hari igitekerezo rero cyangwa inyunganizi ufite watwandikira. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda kandi ibaye kwaguka muri byose mu bushobozi yewe no mu mitekerereze. Bye bye.